ari nabwiye uyu mudamu ndamubwira ngo ndaguhonyeje wa mudamu uyu mwana nabura ndakuvuga mwiza kandi pe iyo birengejo uyu mwana atabonetse nubwo bamugaruriye hariya namanga jewe nokoze igitangaza no muvuze nkazambera kwino nkavuga ukuntu urihengamye cyangwa nkavuga ukuntu risongo cyangwa nkazamuka nkazangera ku musatsi wiwe wagatsika w'amahurungure ariko wa mudamu ndagushimiye ko wasabye imbabazi ariko iyo utabikora kinge kulamba ungelambika nukuri uyu mwana kugeza ubu nyine biranejeje kuko uyu mwana agarutse vraiment uyu mwana ibi murimo ni byinshi ugiye gusubiramo inkuru y'ubushize twari twababwiye yari yababaje benshi cyane ni inkuru yari yababaje benshi mu buryo rwose n'ubu abantu benshi barimo bibaza feedback yayo ndetse twagiye twandikirwa n'abantu benshi twagiye duhamagagwa n'abantu benshi batubwira ko ari cyo bokora kugira ngo uriya mwana batanga amafaranga uriya mwana wari wagurishijwe ku buryo yagaruka reka se n'uyinyuzemo wenda kubatari bumvisha inkuru y'ubushize bahite bayumva twongeye kubaha ikaze mwese abadukurikiye kuri Rugenza TV Joshua Entertainment abadukurikira kuri Mibunda TV uwane reka tubaha ikaze muri uyu mwanya w'ikiganiro tugiye kubagezaho turi kumwe na Rugenza nk'ibisanzwe reka tubanze tubashimire mwese mwamaze gukora subscribe ndetse namwe mutarayikora tubasaba kuyikora kugira ngo dukomeze tubane namwe reka rero niyegereze mugenzi wanje Rugenza nyuma twinjire mu nkuru y'uno munsi ni inkuru n'ubundi twabagejejeho ubushize tugiye rero kongera kubaha suite yayo nkuko abantu bagiye babyifuza ndetse kandi nuko byaje kugenda koko muri uwo muryango twari twababwiyemo iyo nkuru urakoze cyane bwana munyamakuru kwikaze udahwema kutugaragariza Joshua Entertainment abakuru bacumugani ngo rutakwisa umushitsi ntirubarurwa nubona urinjiye mu rugo ukabona abana bararize batarimo barira ushatse ndiwo kwirirwa urinda guhoza ukamuso tutizimbye rero mu magambo bwana munyamakuru tugiye gusubiramo inkuru y'ubushize twari twababwiye yari yababaje benshi cyane ni inkuru yari yababaje benshi mu buryo rwose n'ubu abantu benshi barimo bibaza feedback yayo ndetse twagiye twandikirwa n'abantu benshi twagiye duhamagagwa n'abantu benshi batubwira ko ari cyo bokora kugira ngo uriya mwana batanga amafaranga uriya mwana wari wagurishijwe ku buryo yagaruka reka se n'uyinyuzemo wenda kubatari bumvisha inkuru y'ubushize bahite bayumva ni y'ubu nyine mbaha nyine solution se cyangwa feedback se cyangwa uko byaje kugenda ni inkuru kubatarayikurikiranye ni inkuru y'umudamu n'umugabo aho bashakanye bamaze gushakana bataragira amezi n'amezi shushu ishirana n'agahararo umugore aza kuba umugabo aza kuba gito aho yatangiye aza kubita umugore uko bwije nuko bukeye batangira bari mu nzu n'ukuri pe nziza ngo buce ubukene buza gukomeza kuba aho umugabo yajaga gukora akagaruka nta kintu azanye noneho ngo buce wa mugabo kugeza noneho atangira kuzoza arara ngo buce aza gutera umugore wiwinda umugore aravuga ati ahangaha birakomeye sinzi aho nawe yagobotoye udufaranga atangira gucuruza agacuruza yabona udufaranga agahamagara umugabo ati nayishije ngwino turye umugabo akaza yarya namara no kurya agakubita umugore ahoza umugore ku nkeke gutyo umugore rwose ukwezi kwa mbere atwita kwa kabiri harwana n'ubuzima ngo baruhe baraza kuva muri iyo nzu bari barimo baja mu nzu y'ibati aho bishuraga amafaranga makeya ubuzima burakomeza buranga kugeza aho yananiwe murabizi umudamu twitaza gerege yananirwa agiye kubyara ubuzima buramwangira ku buryo yahembugwaga n'abaturage nuko birakomeza ngo amare wa mudamu ngo agera harabyara abyara ariko n'ubundi ari muri mevide wa mugabo yarakomeje kuba gito amukubita dilendio dimanche noneho ngo amare kubyara ataramara ibyumweru bibiri ari kukirira aravuga atanga hanzohagwa ico yakoze niki iko yigira inama n'ubundi yo kusubira mu muhanda gucuruza aracuruza ariko bimugoye agasiga ryamisha umwana agashakisha akagaruka noneho ngo buce wa mugabo akomeza kumubera gito umudamu ni imiryango y'ikigiye akababwira
bamwe ntibabyumva abandi ngo umugore niwe gito bigezaho umugore noneho ati nta kundi dutandukana baratandukana bamaze gutandukana n'ubundi wa mugabo tujura akazaza akamukubita cyangwa ngo ageraho noneho amushiraho n'abantu bo kugira gute bo kumucunga noneho ngo buce wa mugore nawe sizi inama mbi z'ingo z'iki gihe ingo z'ubu nyine zubakiye akaguru kamwe kari kwibarabara akandi kari mu nzu niko kugira gute icyaje kuba ikibazo wa mugore yagize abajanama babi wamare kugira abajanama babi noneho wa mwana ngwaje kuvuka sanase umugore ati nubundi uyu mwana akazazimara kazivukamo ati dore nubundi urasa naso y'imbuto mbire reka tuyigurishe niko umugore kwijijisha aragaruka ngo umwana yabuze yagiye gukora umuturanyi niyo waje kubwira uwo munyamurenge waduhaye amakuru aratubwira ati Karabesha yajanye n'umwana yamugurishije nibwo agakwiririsha aje kuri polisi araripotinga birebire umwanaga umunyakenya niwe waje gutanga amakuru y'ukuri avuga ko umwana yagurishijwe nibwo guhita ava muri yanzu y'ibati aja mu nzu nziza rwose aho niho cyane cyane bahise bamenya ko yagafashe ndisigeze kwima kurashira umwana ni inyuma umwana yabaye inyuma ariko abantu bikigi naho kuba dukurikiranye nuko byagenze yego umwana agaza kugira gute aragurishwa nibwo natwe twahawe ayo makuru twarababwiye ngo dutungishije benshi murabizi ko itangaza amakuru twebwe turigisha turacaha tukagira inama tukamenyesha n'abandi amakuru tumaze kumenyesha abandi amakuru isi yose gira bimenye ngo ibimenye ba nyiri nyina w'umwana ndetse n'aba bene wabo n'umugore na bene wabo w'umugabo baje gakubonaga ibintu bibashiriye aruko tuyagize gute tuyavuze bwana munyamaguru yego utarakomeza aho ngaho rero uwarugeze mu by'ukuri abantu bumvishije iyi nkuru reka tubanze tunashimira abantu bari bagize umutima w'impuhwe yewe kuno abantu babi bagwiriye ariko nabeza baracahari mu by'ukuri hari abantu wabonaga bafite umutima baduhamagaye kwa wingi pe abantu bababaye muri kino gihe ni gute umuntu ashobora kugurisha umwana abantu bagaceceka niki gisabwa urabizi hari abantu benshi batubwiye niki gisabwa nyabona kugira ngo uwo mwana agaruke nimba ari amafaranga turayatanga nimba ari ukoresha amategeko inzira zose bisabwa mutubwire turabikora kandi ntaho bahuriye n'imiryango y'uwo mwana turabashimiye rero uko rero ubimeze nuko nguko nyuma rero y'iyo nkuru twari twabagejejeho imiryango yarahagurutse bivuye n'ubundi ku makuru kuri cya kiganiro ku makuru twatanze uriya reka natwe twishimire hoya twebwe turi imboneza bose turi inshuti ya bose urega buriya ntawe ukundwa na bose ariko kandi ntawangwa na bose hari icyo twe twiyemeje twebwe ibiryo byacu ni ugutukwa ni ukuvugwa neza ibyo byose twebwe turabyemera ariko ikintu twiyemeje ni uko tutazorebera ibipfa ngo duceceke ntibishoboka ngo turebe ibikira ngo tureke kubishima ngo turebe ibigawa ngo tubikure mu bishimwa cyangwa dukure ibishimwa mu bigawa ngo duceceke twebwe turabamutsi bisi uzoza ukora amakosa tugukonkobore ukora ibyiza ari naho bwana munyamakuru wabibonye uko by'ukuri bwana munyamakuru Joshua ibyo tubwira abantu rimwe na rimwe ntituzemera amakosa abaho tuzovuga ukuri utwanga twange ariko kandi ukuri uzanga byakunda kuraryana ariko kandi kukagira gute kukagera ku ndego yako kandi kugakiza turagira ngo dushimire imiryango imaze kubona kino kintu kibaye yaba ari umuryango y'uyu mugore yaba ari umuryango w'uyu mugabo kuby'ukuri reka mbanze mbashimire ku gikorwa gikomeye ejo bakoze nabonye ndo kwihanganira bitumye ngaruka kuri mikrofone mvuga kano kantu reka ngasubiremo shimiye umuryango ku ruhande rw'umugabo ndetse no ku ruhande rw'umukobwa bagize mu ruhare ku uyu mwana uzi uyu mwana handi bamugaruriye ariko none ndaho uyu mwana neza namanga gucya neza ngo pa
uyu mwana ashobora kuzavamo ikintu gikomeye cyane. Oya urebe namanga nkaba yara ndango na wari wamuguze yaramujanye Tanzania. Tanzania naho hakorerwaga amabi menshi. Bari bagenda neza ku mupaka umwana baramugaruye. Ariko uyu mwana zo mu muntu ukomeye. Uyu mwana za umuntu ukomeye. Jewe urabizi nzavuga ibintu byose muri blague nisekera kuko ntaco kura umutima kuko igiti cyakubiswe n'inkubandikiza gitinya ngo ijuru rijimye. Zatubabaje ni byinshi ubu turabanuke. Turi minuke nukuri akakwimwa uyu mwana mwabantu mwe nimwumva ibintu ayisigeze. Umwana agaruriwe namanga ubu twatuvugana. Ariko shimira abavyeyi uyu muhungu akomeje kubikigwari. Ico shima Imana nuko bafashe wa mudamu ubu twatuvugana bamugaruye mu muryango. N'abantu bifuzaga kumufasha ahubwo wenda nibakena kumufasha bo mwishurira inzu tacu ariko cyanga uyu mwana nubundi nawe. Gusa ikindi nanone amakuru dufite nuko nanone wa mugore nawe yasabye imbabazi. Yazisabye kabisa. Yazisabye ubu ngubu rero ari mu muryango. Ngo nabantu nyine bamugiriye inama mbi. Ariko abambuzi nabicanyi bagira abantu inama mbi nukuri nzantangara njewe n'abantu bazabagira abantu inama mbi n'abantu n'abakazikurikiza. Turagira ngo tugire inama kuba tari bumvise story bagende bakira bico kiganiro kirahari. Iyi ni feedback y'ibyo twarimo tuvuga. Imana ishimwe ku uyu mwana agarutse baro. Nari nabwiye uyu mudamu ndamubwira ngo ndaguhonyeje wa mudamu. Uyu mwana nabura ndakuvuga mwiza kandi pe iyo birengejo uyu mwana atabonetse nubwo bamugaruye yari yanamanga. Jewe nokoze igitangaza. No muvuze nkazambera kwino. Kavuga ukuntu rihengamye cyangwa kavuga ukuntu risongo cyangwa ngazamuka ngazangera ku musatsi wiwe wagatsika w'amahurungure. Ariko wa mudamu ndagushimiye ko wasabye imbabazi. Ariko iyo utabikora kinge kulamba ungelambika. Nukuri uyu mwana kugeza ubu nyine biranejeje kuko uyu mwana agarutse vraiment. Uyu mwana ibimurimo ni byinshi tituzi ibimwisha inyuma. Kandi kuba agarukiye namanga baramugurishirije hano hepfo. Iki kintu bwana munyamakuru nuko uyu mwana zo umuntu udasanzwe. Ngambwira uyu mwana makuru yiwe nazomenya ngo nyina yigeze kumugurisha. Abana ba Joseph barumuna bamugurisha kwa Potifar. Gusa ndibaza yuko rwose ibi nibyo uzumva ngo gutsikamigwa nibihe. Gutsikamigwa nibi uyu mwana yaratsikamiwe nibihe kandi turiteguye ko azakigwa mu ahantu bakomeye kuko uyu mwana ndasanzwe arimo inyenyeri iteye ubwoba bwana munyamakuru. Bamufatiye Tanzania uza amafaranga imiryango yatanze. Uyu mugore niwe yari amafaranga menshi attention. Yari amafaranga menshi imiryango nuko yari imiryango nayo nubwo dushimiye uyu wagaragaye ariko nawe waratinze. Urumva ayo yariye nayo uyu muryango nubwo iyi miryango nubwo tuyishimira bwana munyamakuru nubwo dushimira ino miryango ariko nayo yagize roranti. Kubera ikibabonye ikibazo bamaze kubonye ikibazo umudamu yavuga nti bamwumve agasa nuwa ucurangira bahetse. Wibuke mu kiganiro ca mbere. Wibuke mu kiganiro ca mbere naravuze ati imiryango na imwe n'imwe yabaye nka ambulance. Izizi ibintu bya dogereye. Oya emergency yiga ni emergency. Ngambwira kuri none uyu muryango widahaguruka uyu mwana ntiyarabuze burundu. Uriya muryango uriya mugore n'uriya mugabo wabaye gito ibibazo yari bitinzemo. Imiryango igasa naho iri kwirengagiza. Niko akundi bazavuga ngo abantu bakunda umupfu cyane kuruta umuzima. Kuruta umuzima. Ibaze ni ikibazo bari bamaranye imyaka hafi 3 cyangwa inarenga hameze. Ariko imiryango igakomeza kusa naho itacitayeho. Ati umwana wabo ni gito bamwe akavuga ati nyine ni gito bamwe akabyumva abandi ati mureke. Imiryango y'umukobwa imwe bamwe na bamwe nabo batabyumva akavuga wenda ati ni umwana wacu cyangwa se nyine nta kundi reka bazabyikemurira buriya nta kiru wacu wabariya nibabijemo mbese bagasa naho babirebera kure. Yego. Kuba rero binjiye mu kibazo ari uko umwana yabashije kugenda bo turabashimiye ariko nanone isomo ku miryango baza binjira mu kibazo
mbere yuko kirenga inkombe. Oya uyu mwana ese uyu mwana iya ubu nyine aje kuba yinje Tanzania twari cyangwa se yagize ikindi kibazo wenda bakanamwishe urumva zari kugenda kwari ikibazo cyane. Imiryango rero mu gihe yabonye ikibazo gitangiye kuba mu bana babo bazabicaza abana cyane n'imiryango yicara iganira bafate igisubizo ibintu bitararenga inkombe. Gusa amakuru nuko uyu mugabo wiwe w'uyu mugore akomeje ngo kubicabi araho ngaho ari ku mugore n'umwana ubu twatuvugana bari mu maboko meza bari mu muryango. Ayo niyo makuru yizewe wa mwana yabonetse yagarukiye na manga yarije mu maboko atari meza yari yambutse mu kindi gihugu. Commerce des enfants ucuruzi wa watoto akanano reka tusoze ikiganiro gusa dushimana yuko umwana yagarutse umwana ari mu muryango. Ikindi nanone aho uyu mugore yasabye imbabazi kandi twizere yuko nawe nyine wa mugore we turagushimye ariko kandi ugendure kubumbwa kino ufite bwo kugurisha umwana wagifuwe aruki ugize imana uramubonye wewe kuragurisha umwana turangirije. Reka tusoreze hano tubashimira mwese mwabanye natwe dushimira abantu bari bagize umutima wo gufasha uriya mugore kugira ngo umwana agaruke ndetse dushimira n'imiryango yabigiyemo kandi dusaba n'imiryango n'ubundi kuzajya yinjira mu bibazo hakiri kare hataragira ibyangirika. Rero abari badukurikiye reka dusoreze hano naho ubutaha ibiganiro byacu muhorana amahoro y'Imana.